Bakunzi ba babaye ST ikibazo cyangwa nibo Trustmate, uyu babaye munsi ikibazo. tugiye kuganira Ibyo tugiye ngibyo nibyo kuganira ku mugiye biki. kumenya aka Uyu munsi kanya. tugiye kurebera hamwe Mugiye kubimenya nyuma mumenye y'umwuka impamvu mubi umaze abo iminsi muri kubona utambuka ndetse mutakibona n'amagambo tutakiri kumwe, agenda mumenye acicikana ku n'impamvu mbuga twebwe nkoranyambaga twayisigaranye nyinshi nkatwe zitandukanye, twebwe muri kureba gutya nka mu gihe YouTube, twari timu TikTok igizwe ndetse n'abantu 10 n'izindi mbuga nkoranyambaga mukibaza zitandukanye, impamvu noneho eh, uku ku magambo kunga no menshi kuvuga ko yavuzwe tutarengeje byerekeranye abantu bari na guca timu mu cyangwa se n'ikipe yari yarashinzwe yarishyize hamwe mu buryo bwo kuzamura icyari cyariswe Irebero Comedy. Uyu munsi rero muti byagenze bite? Uyu munsi rero hashize amasaha agera muri 18 yonyine byose bishyizwe ahagaragara uko byatangiye, nyuma y'uko icyari Irebero TV ubu ngubu gisigaye kirimo ibice bivugwa ko nabyo byaremwe na hamwe mu bari bagize itsinda bitwaza ububasha cyangwa se ubushobozi bafite buhambaye gusumba ubw'abandi. Uyu munsi rero ntimujye kure, mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment kugira ngo tujye tubana buri gihe ndetse na video zose twasohoye mujye muzibonere no ku gihe. Reka dutangire rero muti byatangiye bite. Ubundi nk'ibisanzwe Irebere Comedy ni imwe mu macano cyangwa se mu masheni yakunze gutambukaho amakomedi atandukanye, ariko bivugwa ko yari akozwe na timu imwe, biri official cyangwa se binazwi. Ni timu yabayeho nk'uko mubizi. Iyi Irebero TV ikorera mu karere ka Musanze, ubu ngubu ni nabwo bajya banakinira ari amashuti ndetse n'ibiki byose mujya mwumva bibaturukaho byose bikorerwa mu karere ka Musanze. Ubusanzwe Irebero Comedy igizwe n'aba members cyangwa se abamambure, abanyamuryango bayo benshi cyane barenga 15. Gusa bamwe muri bo tuzi harimo nk'uwitwa Nsabi, Dr Nsabi, hakabamo undi witwa Tony, uwitwa Bijobija, uwitwa Ndaranye ubutumwa ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye. Gusa kuri uyu munsi abo bose nk'uko mbavuze ntabwo bakiri hamwe cyangwa se ngo bakine muri timu imwe, kugeza ubwo kuri uyu munsi wa none hariho amacano arenga 2 bivugwa ko yose afitanye isano na Irebero TV yari original cyangwa se yari isanzwe izwi n'abafana cyangwa se n'aba viewers. Ni ukuvuga ngo rero ushobora kwibaza uti byatangiye bite? Burya ngo ni nyuma y'uko ibijya kuba byose banza guca amarenga, inyuma y'amavideo menshi yagiye ashyirwa hanze n'Irebero TV, ariko akagaragaza bamwe mu bakinnyi bayakinnyemo, bigaragara ko bose babaga batuzuye. Bivuze ngo hari abakinaga ariko abandi bisa naho batari muri iyo video. Nyuma ya byinshi byagiye hibazwa aho aba mu bandi bakinnyi baba bagiye, ariko mu buryo bwo kwidefanda, bwo kwirwanaho bakazajya bavuga ko abo bandi bafite indi mirimo bahugiyemo nayo yari bafitiye akamaro. Gusa ibi byose ngo byabaga ari ukubeshya. Ibi byashyizwe hanze n'icyitwa Irebero Comedy Team nyuma yo kuvuga ko nubwo hari bamwe mu bakinnyi batakinaga muri amwe mu mavideo yagaragaye cyane, habaga harimo ihezwa nyuma y'uko haje icyitwaga igitugu cyangwa se kuyobora abandi, kumva ko ufite ibitekerezo bishobora kuba biganza abandi cyangwa se abandi bose bakabaye bajya mu mujyo umwe w'ibyo wowe utekereza. hari ukuntu umuntu ashaka gutera imbere agashaka kwigira nk'Imana mu bantu, kandi ibyo ntabwo byakunda kubera ko hari ubushobozi runaka ubasumbye cyangwa se ubari hejuru. Ibi ni nyuma y'uko rero buri umwe mu bakinnyi b'icyari Irebero TV yashyize ahagaragara uko ibintu byaje kugenda. izo mpamvu ni tuzibabwira mugasanga turi mu makosa, murashyira komenti muri ntuza mwo hasi. Gusa wowe unkurikiye muri aka kanya reka nkwibariza, ese ubundi uratekereza ko ubundi icyari Irebero TV cyari mu maboko yande? Ubundi ninde byari bisa nkaho ari we muyobozi cyangwa se uwo byari mu maboko? Ndabizi ubusanzwe wari ubizi ko ari Dr Nsabi cyangwa se Dr Nsabi yari mu maboko, ariko gusa ibi birahabanye kubera ko ubundi icyari Irebero TV cyari mu maboko y'uwitwaga Ndaranye ubutumwa kubera ko yari nawe muyobozi. Ibi byose byavuzwe
nawe niwe wabyivugiye gusa yabivuze mu gahinda cyane arimo arasira cyangwa se abwira bakurikira barimo witwa hari Dr ukuntu Nsami umuntu ndetse ashaka gutera na imbere Bijubija agashaka batibagiwe n'uwitwaga Rusiya kubera kwigira ko abo nk'Imana mu bantu bari mu bashatse kandi ibyo ntabwo gufata byakunda icyari ntabwo Irebero TV byakunda bakagikuramo irindi tsinda ntabwo bigaragaza wakwigira ko ari Imana mu ukwiheza bantu ndetse uri no kudashaka umuntu gushyira hamwe n'abo byitwa ariyo ko mpamvu bari dufite baratangiranye uburenganzira channel bwo gutanga ya Irebero igitekerezo TV. cyawe cyane ko tuba turi gurupe Ibi ni nyuma y'uko hari bamwe mu bakinnyi bagiye bagaragaza ko bashyizweho iterabwoba na bamwe mu bakinnyi tuvuze bari barimo barasirwa barimo witwa Dr Nsami ndetse na Rusiya. Bamwe mu bakinnyi bashyizwemo bari barashyizweho iterabwoba hariho uwitwaga Kavuna. kuba uri Nsabi ukaba uri Rusiya uri Geregwari n'undi wese turabakunda pe cyane nta n'umuntu utazi ubushobozi bafite cyane rwose Mutese yashyizweho iterabwoba gute? Dore ni muri ubu buryo twumva uko yabivuze. ariko nanone njye ku ruhande rwanjye ntabwo bambereye abantu beza yego kuko iyo uje nyine urumva tuba dufite ukuntu tubanye mfite uburyo mbanye n'undi muntu wese hano ariko iyo mfitanye imikoranire runaka nawe undi muntu akaza akambwira ati wowe Kavuna wikigira ikigoryi ninongera kumva hari n'ikintu na kimwe uri gukorana ndaranye ubutumwa nta hantu na hamwe nzongera guhurira nawe nta tere n'imwe nzongera guhuriraho nawe nta ubwo nyine umenye ngo nta kintu kandi ikindi uri kurangiza kariyeri yawe njye ibyo ndabivuga kugira abantu bose babyumve niko bakubwiye ibyo nyine urabyumva yego ngayo nguko nk'uko uko mubyumvishirije uyu ni Kavuna afite uburyo yabivugaga uburyo yashyizweho iterabwoba si we wenyine ibi byaje kuba noneho byatera agahinda kugeza ubwo uwitwaga Tuyiri yagerwagaho kugira ngo nawe avuge ibyamubayeho byose abishyira ku karubanda avuga uko byagenze. Ibi byose byaje gutera agahinda, reka nawe twumve uburyo yabivuzeho. wenda mu by'ukuri hari uwaba ari gukurikira kino kiganiro akumva amagambo tubanje kuvuga akibaza ati se ubundi ibi bintu byatangiye gute? buriya niyo mpamvu turi hano kugira ngo tuvuge ukuri kose kuko ni ibintu byagenze sibyo. Genda banza nihereho ngewe nk'abantu bankurikiraga kuri TikTok ku izina rya Tuyiri Comedian. Niba mwibuka neza hari igihe nasizeho ifoto ndandika ngo bafana banjye mumbabarire bitewe n'ibihe ndi kunyuramo. Byatewe n'iki ndagaruka mu mwaka w'ibihumbi 2024 nirengagije ko Nsabi yari yatwibye na cano. Icyo gihe biza gutera umwuka mubi amara amezi 3 ataboneka kuri video z'Irebero. Abantu mwarabibonye uburyo byabayemo ntabwo Nsabi yagaragaye amezi 3 yose muri video. Icyo gihe kubera ko umwuka wajemo twarwanye nabyo turangije noneho turavuga tuti rero nta mpamvu yo kuvuga ngo tugiye gusenyuka twe turwana nabyo. Nsaba arangije aravuga ngo agaruke turavuga ngo kubera ko ari umuntu wacu ntabwo twabagira ute twamutererana. Igihe hagarutse twanditse script turangije turavuga ngo kubera ko twe turi gushira hamwe hari ngewe na Tony na Ndaranye ubutumwa na Rusiya ntabwo umuntu aragenda yandikire script iyo hijya ayizane tuyikine tutabanje kumenya ibyo yanditse byari byo. Turangije turavuga ngo icyo akora urumva ashaka kukina muri iyo script yemerewe kuyikinamo cyangwa se ntago yabikora bitewe nuko abishaka. Icyo gihe Nsabi yazanye video yitwa Ingagi. Ndangije ndavuga ngo ntabwo ngewe mutekunseka kubera ikibazo cy'ururimi urumva mureke mvuge byarambabaje ndangije ndavuga ngo ngewe iyi video ntabwo ndayikinamo. Nibwo nyuma Nsabi bijiyo bija na Rusiya baje kuvuga amagambo ngo hari igihe naba nanze gukina muri iyi video ninzongere gukina mu zindi video iteka. Ndagenda mbigira ibintu by'imikino ngira ngo ni ibintu bivugiye gucyo gusa. Icyaje gukurikira batangiye kugenda bangabanyiriza amafaranga. Bamaje kungabanyiriza amafaranga nahembwaga nabonaga ku kwezi ngira ngo ni ibintu bari gukora biraho ngaho ngiye mbifata ko nta mutima mubi.
ngaho rero ndatekereza buri umwe wese wanyumvishe wari unteze amatwi yamenye ukuri ku bijyanye n'amagambo arimo acicikana ku mbuga nkoranyambaga avuga ku bijyanye n'umwuka mubi uri hagati ya Dr Nsabi n'abo bitwa ko bakinana barimo Rusiya ndetse na Bijobija hagati yabo ndetse n'icyari itsinda ryabo kavukire ari ryo Irebero Comedy Team. Mbabwira ngo see you, ciao ciao. Mbibutsa gukora subscribe, share ndetse na comment kubera ko ibitekerezo byawe ni ingenzi, mukaza kutubwira nanone icyo mwaza kuba mutwifuzaho muri video yacu itaha. Batari kumamagara mu gihe cya shooting ngo nze shooting, ndagenda ndabyihanganira, babonye ko biri gutera undi mwuka mubi, abaribwo batangira kwiga tekinike yo kumamagara.